umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Erega roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye, agatanga umusaruro mwiza ku Mana no mu isi. Tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Nshuti bakunzi ba Life Radio, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Ngende Joseline Uwimbabazi. Nanjye tumaze kumenyerana ni Pastor Aimable Nkuranga. Ni muri cya kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere, ndi kumwe na mugenzi wanjye Niyitegeka Pascal. Murakoze cyane. Reka dutangire dusenga twiragiza Imana, hanyuma dukomeze muri iki kiganiro. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Muri uyu mwanya twongeye gushima ineza yawe, iyo twibutse ko turi amahoro, twibutse ku burinzi bwawe, twibuka urukundo rwawe, turagushima. Tugarutse aha muri wa mwanya tuganiramo amahame tuvana mu ijambo ryawe, tuganiramo ubumenyi bwadufasha muri ubu buzima, bwadufasha kugukora tukubaha, tukanagira iterambere. Turagusabye kugira ngo Uwiteka Mana uyobore ibitekerezo byacu, ubane n'abatwumva hirya no hino aho bari, kugira ngo ibyo tuganira bibe byaduhindurira ubuzima, bituma turushaho kugukorera tubohotse. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane rero, twongeye kubashimira mwebwe mudukurikiye hirya no hino aho muri. Ni muri cya kiganiro mumaze kumenyera tuba turi kumwe, ni mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Tugikorera ahangaha kuri Life Radio, tukaganira ku mahame tuvana mu ijambo ry'Imana y'ibijyanye no kwiteza imbere. Tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'inguzanyo, turi bubigarukaho mu kanya, ariko reka uyu munsi duhere ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Reka dufatanye kuhasoma, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Handitse ijambo rivuga ngo, bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata. Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira, keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bikeya, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta dusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abagaragu be, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Mwakoze cyane. Reka turagaruka kuri iri jambo dusomye ry'iyi nkuru y'umupfakazi wagiye kureba umukozi w'Imana Elisa. Ariko Pascal, wadufasha ukanyuramo abantu inshamake y'ibiganiro tumaze iminsi bijyanye n'imyenda, cyane cyane ndashaka ko tuza kugaruka ku cyo twibanda cyane ku cyo twarimo ubushize kijyanye n'uburyo umuntu yakwivana mu myenda y'umurengera.
hanyuma tugaha n'abantu umwanya uhagije wo kuvugana natwe. Uyu munsi umwanya munini turawuharira abadukurikiye kugira ngo twumve ibitekerezo byabo, dusangire ijambo, tuganire nabo. Uyu munsi iki ni igice cya 4 cy'iki kiganiro. By'ukuri birumvikana ko twaganiriye ibintu byinshi mu bice 3 byabanje. Ntabwo byose ndi bubivugeho, ariko kugira ngo n'uwaba dukurikiye uyu munsi atarabaye mu biganiro bya mbere amenye ibyo twaganiriyeho, ndagerageza kuvuga kwibutsa duke cyane tw'ingenzi mu byo twaganiriyeho ubushize. Nko mu gice cya mbere cy'iki kiganiro kijyanye n'imicungire y'imyenda, twibanze ku gusobanukirwa inguzanyo icyo ari cyo n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Abari badukurikiye muribuka ko twifashishije amagambo y'Imana menshi ari muri Bibiliya. Tuza kubona ko nubwo gufata inguzanyo, gufata ideni, gufata umwenda atari icyaha, Imana nta na rimwe yigeze igaragaza inguzanyo nk'inzira y'umugisha. Iryo jambo twarigarutseho, ndetse abagiye batubaza ibibazo bitandukanye tugerageza kubisubiza. Muribuka ijambo twasomye mu Migani ibice 22 umurongo wa 7 twaritinzeho tuvuga ko umukire ategeka umukene, kandi ko burya iyo ugujishe uguza abahindutse umugaragu w'umugurisha. Twabonye kandi ko ibikenera amafaranga byose mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo byose bigomba gukemurwa n'inguzanyo. Buri gihe uko ugiye gukemura ikibazo kigusaba amafaranga, cyaba kimwe kigutunguye mu muryango, cyaba igikoresho ukeneye kugura, kwaba gushora imari mu buryo burambye, kwaba gukoresha ibirori, uba ufite amahitamo abiri imbere yawe. Uba ufitemo guhitamo gukoresha amafaranga yawe cyangwa gukoresha ay'abandi. Guhitamo kuzigama kugira ngo uzagere ku icyo kintu, cyangwa se guhitamo gufata inguzanyo. Aha twagarutse twanzuye tuvuga ko buriya mbere yo gufata inguzanyo, umuntu uguza agomba gutekereza ko inguzanyo ntabwo ari impano, izana n'ikiguzi cyayo. Ndabyibuka dutanga urugero rw'uko umuntu iyo ukwezi gushize aba mu nzu akodesha agomba kwishyura ubukode bw'inzu. Ni nako n'inguzanyo nayo izana n'inshingano zo kuyishyura yose, ukayishyurira ku gihe kandi ukayishyurana n'inyungu yayo. Twaganiriye byinshi n'abadukurikiye, mwaduhaye ibitekerezo byiza cyane byubaka. Mu gice cya 2 ho twibanze ku gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi. Mu by'ukuri twari tugamije kureba ese inguzanyo iba nziza ryari, inguzanyo iba mbi ryari, twakwirinda dute kugwa mu mutego wo gufata inguzanyo mbi, ese iyo yamaze kukubera mbi wabibwirwa n'iki, wabyikuramo ute. Ariko cyane cyane twari tugamije gufasha abadukurikira kugira ngo mbere yo gufata inguzanyo umuntu ajye agira ubushobozi n'ubumenyi bwo guhitamo, kumenya niba koko iyo nguzanyo ari nziza cyangwa ari inguzanyo mbi. Aha rero twabonye ingaruka zituruka ku nguzanyo mbi. Ntabwo nzigarukaho zose, ariko twavuze ko iyi nguzanyo itateguwe neza, wamara kuyifata ntuyicunge neza, ntuyishyure neza, iyo nguzanyo ikubera mbi. Aho muribuka twifashishije ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 37 umurongo wa 21. Ryarindi rivuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure. Umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ngo ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Cyane cyane ako gace ko kuvuga ko umunyabyaha ari ugurizwa ntiyishyure. Buriya kutishyura inguzanyo nabyo ubwabyo ni icyaha. Kuko Bibiliya hano irabikarifiya, irabigaragaza nk'ikiranga umunyabyaha. Rero aha twabonye yuko inguzanyo muri rusange atari mbi. Abadukurikiye batumva ko inguzanyo ari mbi. Twabonye ko atari mbi, atari na nziza, ahubwo ikigira nziza cyangwa kikayigira mbi biterwa n'uwayifashe, uko yayiteguye mbere yo kuyifata, bigaterwa n'icyo yayikoresheje, bigaterwa n'uburyo yayikoresheje, mu bintu bizatuma koko abasha kuyishyura neza, akayishyura ku gihe kandi akayishyurana n'inyungu yayo yose. Abo twabanye muri iki gice cya 2 muribuka ko twabonye ko ububi bw'inguzanyo idateguwe neza bugira ingaruka nyinshi cyane. Muribuka urugero twifashishije rw'umugabo witwa Kamirindi wafashe inguzanyo atabanje kuyitegura,
atabanje gutegura umushinga, ntiyajya inama n'uwo bashakanye, ntiyikoresha icyo yayisabiye, yayikoresha ibindi, amafaranga aramuhombera kugeza aho banki uwamugurije ikigo cy'imari cyashatse guteza cyamunara ibyo yari yatanzeho nk'ingwate. Nyuma biza kuba ngombwa ko banki ifatira umushahara w'umugore kandi ari wo bari basigaranye wonyine wo kubatunga. Ibyo birumvikana ko byaje gukurikirwa no kubaho mu buryo bugoye, aho basigara batunzwe no gufata amadeni hirya no hino mu baturanyi, mu nshuti, mu bavandimwe. Bigeraho urugo rwa Kamirindi rwasubiye inyuma mu buryo bugaragara mu mibereho, ndetse ubwo twavuganaga twari mu kiganiro, Kamirindi yari afitanye ibibazo n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi, abantu bose bafitanye ibibazo kubera kubaguza ntiyishyure. Kamirindi yari yafashwe mu isayo y'imyenda, icyo twise isayo y'amadeni menshi, ndetse n'icyizere umuguriza yari yamugiriye yubakiyeho amuha inguzanyo, ndetse n'ababandi bose yagiye asaba inguzanyo bari bamufitiye, cyose cyaramaze kwangirika, ku buryo Kamirindi yari asigaye abaho ahorana inkeke, ahorana ubwoba, ejo hazaza atari kuhabona, yihisha, agendana ipfunwe, mbese atagifite ijabo, atagifite ijambo mu bantu. Hari abatwandikiye icyo gihe baduha ibitekerezo bakatubwira bati nanjye nabaye Kamirindi, ariko turizera yuko muri iki kiganiro cyane cyane mu gice cy'ubushize cya gatatu, ngira ngo uribuka ko ubushize harimo umubyeyi w'i Kayonza watubwiye ko nawe yabaye nka Kamirindi, atubwira uburyo yafashe inguzanyo hanyuma yatanze umushinga ku kigo cy'imari wo gucuruza umutobe n'amandazi, hanyuma akayijyanira mu bindi yari akeneye, bikarangira bimugoye. Ni benshi baduhaye ibitekerezo batubwira ko bafashwe mu isayo y'imyenda nka Kamirindi. Ni nayo mpamvu mu kiganiro cy'ubushize twibanze cyane ku kuganira ku mabanga yafasha umuntu, ku mahame yafasha umuntu kwikura muri iyo sayo y'imyenda. Twaganira uburyo umuntu yamenya, bwa mbere ni gute umuntu yamenya ko yamaze gufatwa muri uwo mutego w'imyenda y'umurengera. Twabonye ibimenyetso bitandukanye, aho twabonye ko bimwe muri ibyo bimenyetso usanga uba utangiye gufata umushahara, ariko wa mushahara wafashe ugasanga urahora muri za manurambabura, ugasanga utangiye gufata amadeni hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi, ugasanga twavuze ibimenyetso byinshi bigaragariza umuntu yuko aba yamaze gufatwa muri uriya mutego w'amadeni y'umurengera. Ariko cyane cyane ubushize mu kiganiro, mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro, twaganiriye ku nzira umuntu yanyuramo ngo abashe kwikura mu isayo y'amadeni y'umurengera. N'ubu ndi kuza muri studio hari umuntu wanyandikiye message aravuga ngo mwongere mudusubiriremo za nzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo yivane muri ya sayo cyangwa se ya myenda y'umurengera ibisigaye mushyira ku nkeke. Wazinyuriramo abantu vuba vuba. Abadukurikiye muribuka ko twabonye ko ibanga rya mbere umuntu yakoresha ari ugufata umwanzuro wo kurekeraho kuguza, ukabanza kwishyura imyenda ufite. Ntiwongere kuguza ngo ujye kwishyura ahandi. Ikindi twabonye ni uko usabwa kugira konti y'ingoboka. Iyi twayitinzeho turi kuvuga ko umuntu wese yagombye kugira konti y'ingoboka, ushobora gushyiraho amafaranga makeya yakuramira. Utarakomeza na konti y'ingoboka uvuza ako kantu, nibuka urugero twahaye abantu ko urugero rwo kutaguza hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi. Niba amadeni yamaze gukubana umurengera, iyo ugujije hamwe kugira ngo ujye kwishyura ahandi ntacyo uba ukemuye mu by'ukuri. Twabaye urugero tuvuga ko ari nko gucukura umwobo kugira ngo itakuvanyemo ryo kujya gusiba undi mwobo wari uhari. Birangira usibye umwobo umwe ariko usigaranye undi. Noneho hari n'ucukura umwobo ashaka itaka ryo gusiba undi, hahandi agakubitana n'urutare ntabonemo itaka rihagije, akajya gucukura n'undi mwobo kugira ngo abone itaka ryiyongera kuri rya rindi, bikarangira afite imyobo myinshi imukikije,
yose asabwa gusiba kandi na wa wundi yashakaga gusiba nawo ukiri aho ngaho. Rero ibyo bishobora gutera ingorane kuko usanga umuryango uri kugwa muri ya myobo hirya no hino icyizere kikangirika. So abadukurikiye, intambwe ya mbere, niba ufite amadeni menshi akuraza udasinziriye, guhera none fata umwanzuro wo kurekeraho kuguza, ubanze wishyura ayo ufite. Icya kabiri, fungura konti y'ingoboka. Ishobora no kuba kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money, ariko ugire konti y'ingoboka. Ubushize twaravuze ngo ukurikije ayo uhembwa cyangwa ayo winjiza, ushobora byibuze kugira ngo wumve ufite umutekano, wagenda uzigama kuri iyo konti ku buryo ushyiraho byibuze amafaranga angana n'ayo winjiza mu gihe cy'amezi 3 cyangwa hagati ya 3 na 6. Ayo mafaranga arakuramira, aragutabara muri icyo gihe ukiri gufata ingamba zo kwishyura ya myenda. Icya gatatu twabonye ni ukukora urutonde rwanditse rw'imyenda yose urimo, ukicara, ntibigutera ubwoba, ntibigutera ubute. Hari uvuga ngo ayizi mu mutwe akavuga ati ngewe nta wa mwitozo buriya wo kwicara ukandika, biguha n'umwanya wo kubitekereza no kubiha agaciro. Ariko cyane ubushize twavuze ko niba ufite n'uwo mubana, uba ari umwanya mwiza wo guhamagara uwo muntu, mukicarana, mukavuga muti dore umutwaro umuryango wikoreye, mukayandika yose muhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma, nta n'umwe musuzuguye. Intambwe ikurikiyeho ari ya 4, noneho ni ugufata telefone yawe ukagura amayinite, ugahamagara abantu bose ubereye mu mwenda. Niba ari abo udafitiye nimero za telefone ukabashaka, ariko ku buryo bari abantu bose ufitiye ubereye mu mwenda bose muvugana. Kuvugana bifite, twavuze umumaro wabyo. Icya mbere, birongera kubagarurira icyizere yuko ukiri inyangamugayo. Cya cyizere bakugiriye bakuguriza uri kongera kukigarura. Icya kabiri, bashobora kukugira inama, mukungurana inama z'uburyo wazabishyura. Icya gatatu, biguha wa mutuzo kuko utandukanye na wa muntu noneho uba asigaye atinya akagenda yiruka agakuraho telefone agacikaho yaratuye. Iyo nindi ntambwe ikomeye cyane tugira ngo wowe dukurikiye ufite iyo kibazo rwose, niba hari naho wari warimutse uhunga imyenda, niba hari telefone wakuyeho ongera, niba hari inzira wahinduye utakinyura, niba umuntu aguhamagara ntumwitabe, rwose ongera wumve ko icyiza gifite agaciro kizanagufasha no kongera kugarura icyo cyizere. Indi ntambwe twavuzeho no gutangira kubishyura, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu yirindiriza, umunebwe yirindiriza umurimo azakora, cyangwa se ngo uzaheka ntumwishurume. Buriya kubyimura ugakomeza uvuga ngo nzaba nishyura, biba biri kongera umutwaro. Ubu uri kwirindiriza n'ubundi umurimo uzakora. Aha rero bushize twavuze ko kuri iyi ntambwe, ugeze kuri iyi ntambwe utangira kubishyura, ariko uhereye kubereyemo makeya kurusha abandi. Pastor, watubwiye ubushize kubera iki umuntu adahera kuwabereyemo menshi kandi ari umuraza, uwo mwenda munini ari umuraza adasinziriye cyane. Ubushize twabiganiriyeho tuvuga ko buri ubundi iyo uhereye ku wo ubereyemo makeya, icyambere niwe biba byoroshye kumwishyura ukayavana mu nzira ukamwishyura ukarangiza. Wa wundi ubereyemo menshi nubwo ari kubuza gusinzira, ariko iyo ubonye duke ukatumunagira wa wundi wa menshi, biba nk'igitonyanga mu nyanja. Ntabwo bigabanya kuri ya nkeke wari ufite, urahindukira ugasanga umubare wawe kwishyuza ntibahindutse, nta n'icyo wagabanyijeho kigaragara, na wa wundi wanagiye duke ejo azongera. Ariko iyo ufashe ugahera ku mutoya, byibura uravuga uti ku bantu 10 nari mfite banyishyuza, umwe avuyeho, uyu wanyishyuzaga 10,000 mushyize ku ruhande, ejo ugakurikizaho ukwishyuza ruseho gatoya. Icyo gihe na rwa rutonde twavuze umuntu aba afite, ugenda unyuzamo umurongo uvuga uti uyu nguyu ndamurangije, ukanyuzamo umurongo ukajya ku wundi, bigenda binakongerera imbaraga z'umutima, ukavuga uti bya bintu birashoboka, rwa rugendo rwo gusohoka mu madeni rurashoboka. Ari byo turimo tunabwira abantu tubakangurira. So rero wowe udukurikiye urabyumva ko uhera kuba ufitiye umwenda mutoya kurusha abandi, ukazahera ukubereyemo menshi. Ikindi twabonye ari intambwe ya 6 ni ukugira Imana iya mbere mu byo dukora. Kuko twabonye ko hari ijambo twifashishije
dusanga ko buriya dukwiye no gufata umwanya tugasenga nk'umuryango, kuko hamwe n'uko kugambirira kwiza, hamwe no kuvugana na bariya bantu, hamwe no gukora cyane kugira ngo wongere ibyinjira mu muryango, hamwe no kugabanya ibisohora amafaranga mu muryango, iyo ubwo bushake bwose uba ufite kugira ngo wivane muri kiriya kibazo, uvane umuryango muri kiriya kibazo, bituma Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi igakomeza igasohoza imigambi yanyu. Buriya turapanga, turagena, ariko Imana niyo isohoza. Muri Yeremiya 33 ubushize niho twifashishije umurongo wa 2 n'uwa 3, hahandi havuga ngo ndi Uwiteka Imana igira ikikora kandi kakirema. Mu by'ukuri kuvuga ngo ni Imana ikirema, ishobora no kurema ikintu kitari gihari ikakigaragaza, cya kintu utabonaga nk'inzira, wa muryango wari ufunze, Imana ibasha kuwufungura ikakuremera ibindi bintu bishya. Ikindi niho yabwiye Yeremiya avuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Buriya ni situational analysis, ni ikintu cyo ni nkaho Imana ivuga ngo nibyo utabasha kumva, niyo situation utabasha gusobanukirwa, ibyo bihe bigukomereye utabonera igisubizo, ngwino twegerane tubiganire, hamwe wabuze ukugira, bimwe bikuraza udasinziriye, ngwino tuganire, tujye inama, byereka Imana, Imana igufashe kubikemura. Turi bunabigarukeho kuri iyi nkuru twasomye yo mu bami ba kabiri ibice 4 y'umupfakazi wari Midiyani, turi bubigarukeho nyuma. Kuko uriya nawe yari akomerewe cyane, yari akomerewe. Urumva umuntu bari bagiye gutwarira abana 2 b'abahungu kubera umwenda, yari akomerewe bikomeye, ndetse kurusha n'uwo baba bagiye kugurishiriza inzu. Urumva kuza gutwara abana b'abahungu, cyane cyane muri Isiraheli, abakurikira amateka bazi agaciro k'umuhungu icyo gihe, nawe yari akomerewe. Turaza kubigarukaho, ariko nsoza ibingibi twaganiriye ubushize, twakongera kubwira abantu ngo be gucika intege. Nibyo twavuzeho ubushize, haracyari ibyiringiro ko ibyo bibazo urimo bishobora kugira iherezo, kandi ukazongera ugatunga, ugatekana. Hari ijambo nkunda muri Bibiliya mu gitabo cy'abacamanza, umurongo wa 6, ibice 6, umurongo wa 23, niho igihe Imana yahamagaraga Gideyoni muri situation yari arimo ikomeye, bari kwihisha, bari mu ntambara, ari umukene, ari umuhererezi, ari umuntu usuzuguritse, niho Imana yamuhamagaye iramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga ugira n'ubutwari. Amina. Nyuma imuhana misiyo y'ibyo agomba kujya gukora, mu by'ukuri ushyize mu nyurabwenge bitashobokaga kubera situation bari barimo, kubera ibihe bari barimo, aba Midiyani babarembeje, babamereye nabi. Ariko Imana imaze kumwiyereka no kumwisobanurira, no we asigarana ikibazo cy'uko noneho agiye gupfa, kuko ngo abonye mu maso h'Imana, barebanye na marayika w'Imana. Ariko Imana imubwira ijambo ryiza cyane rivuga ngo humura witinya ntupfa. Wowe udukurikiye, humura witinya ntupfa. Twabonye neza ko uko kugambirira kuva mu madeni bikwiriye kukubera intego ituma ushyiraho imbaraga zose, ibindi bisigaye Imana ikabikora. Gusa twibukije abadukurikira yuko imyitwarire yawe izaguha intsinzi kuri 80%. Iki ni ikintu gikomeye. Noneho ubu bumenyi turi kuganira bwo gucunga amafaranga, amahame ariho, yaba yo mu icungamutungo, yaba yo mu ijambo ry'Imana, byuzuzanya, ayo ngayo yaguha intsinzi kuri 20%. Ariko imyitwarire yawe, guhindura imitekerereze, guhindura imyumvire, guhindura imikorere, guhindura imibanire yawe n'abo mubana, ibyo 80 kuri 80% nibyo bizabasha kuguha intsinzi. Ndumva rero ari ibyo muri make twaganiriyeho mu biganiro mu bice 3, mu biganiro 3 by'ubushize, kandi turizera ko abadukurikira hari icyo byabafashije. Urakoze cyane kunyuriramo abadukurikiye ibyo twaganiriyeho mu bice bitandukanye. Nk'uko twabivuze uyu munsi turashaka kubaha n'ubwo iyi minota itambutse tuyifashe,
byihuse izo ntambwe zo kugira ngo usohoke muri iri sayo ry'amadeni y'umurengera, iri sayo ubona itangiye kukugora, intambwe wari uvuzeho iya mbere ni uguhagarika kuguza, ukareka kuguza, ukareka kongera urutonde rwawe ubereyemo umwenda, kabone naho ibibazo bigutugaritse byaba biri gusa. iyo ni intambwe ya mbere. iya kabiri ugashaka konti y'ingoboka, konti ushyiraho amafaranga runaka, nubwo uri muri ibyo bibazo ntiwabura akantu ushaka ugurisha ukakongeraho, ntiwabura hanyuma ugakora iyo konti. cya gatatu wavuze kora urutonde noneho rw'abakurimo umwenda, urutonde rwanditse rwabo ubereyemo imyenda, pana bakurimo abo ubereyemo imyenda, kuko ni wowe urimo ushaka gusohoka mu kibazo. Intambwe ya kane noneho tangira kwishyura, ni ukubanza ukabahamagara bariya bantu. Banza bahamagare mu biganireho, bereka ko ukiri umwizerwa, mu biganirize, we gukwepa, we guhunga, batakubonamo utagira ikibazo cy'ubushobozi ngo ejo kinahindukamo ikibazo cy'ubunyangamugayo. Abantu bavuge bati kanaka buriya uzamuveho, iyo umuhaye ikintu ujye uheba, ubunyangamugayo bwawe byibura bugumane, ubahamagara. Noneho intambwe ya gatanu tangira uhamagare, utangira wishyura uhereye ku mutoya. Ni intambwe zoroshye, noneho ukamenya ko buri byose bigendanamo n'Imana, ukabiragiza Imana, ugasenga, yaba ari wowe wenyine cyangwa ari wowe n'umuryango, niba ari ikibazo muhuriyemo nk'umuryango. Urakoze cyane rero. Nagira ngo kubera ko abakunzi bacu bakomeje kugaragaza inyota yo gusobanukirwa iyi ngingo, nk'uko twakomeje kubivuga uyu munsi, twahisemo kubahamo umwanya munini, tukabatega amatwi, bakaduha ibitekerezo. Mwebwe mudukurikiye hirya no hino aho muri, turifuza kumva ibitekerezo byanyu, turifuza kumva ikibazo ku waba afite aho atasobanukiwe, ku waba afite ikimuhangayikishije, tukungurana inama. Ikibazo reka tube tuvuga kuri ya nkuru twasomye mu gitabo nari ngiye kubaza ni iki nk'abantu, kuko uyu mupfakazi, uyu mudamu twasomye muri iyi nkuru yari afite ikibazo gikomeye cyane cy'umwenda yasigiwe n'umugabo we. Yego. umwishyuza nawe nta buriya byanyibukije abajya bavuga yuko buriya nk'ikigo cy'imari n'ikijya gihomba. Uko byagenda kose baba bakeneye yuko uzabishyura wubahiriza amasezerano mwagiranye. Umupfakazi yisanze ari mu kibazo, yisanga abana be umwishyuza agiye kubatwara. Buriya nuko Bibiliya rimwe na rimwe duha itarambura neza inkuru ngo iyirangize. Ushobora gusanga umupfakazi yari yagerageje kwishyura, agerageza ibyo ashoboye, bigeraho byanga, bimunaniye, undi aravuga ati ntago ndi burindire, ndatwara abana bawe. Wari urimo utubwira kandi yari agiye kubatwara ngo abagira abacakara. Ni nko kuvuga ngo abana bawe nibaze, ayo utabashije kwishyura bayakorere iwanjye. Nta wamenya imyaka byari kumara, wasanga bari bumare n'imyaka myinshi bari gukora kugira ngo nshyire abakozi mu mirima, aho kugira ngo nshyire abakozi ku mashansiye mbishyura amafaranga, abo bana nibaze bankorere ntabishyura, bishyura amafaranga se yayisize atwaye. Ahubwo ikishimishije ni ukuntu nubwo uyu mupfakazi yari atewe ubwoba no gutakaza abo bahungu be babiri, kubera umwenda yari afitiye umuntu umwishyuza, ntabwo yabyihereranya, ahubwo yagiye kugisha inama. Ubushize twabigarutseho tuvuga ko iyo wumva ugoswe, ubabaye, uri mu bibazo nk'ibi, ntabwo ari byiza kubyihererana wenyine. Egera umuntu w'umwizerwa, umuganirize, niba atari uwo mubana, ushobora no kuba ari undi, uretse ko uwo mubana burya ari nawe mwikorerana imitwaro cyane, umugisha inama. Uyu we rero yagiye ku muhanuzi. Buriya byumvikane ko atari no kugisha inama gusa, buriya yanashakaga Imana. Yarasanze umukozi w'Imana kugira ngo amufashe, amusengere, yumve icyo Imana ibivugaho muri icyo kibazo cyari kiremereye umutima we. Elisa nawe ati uragira ngo ngufashe iki? Mbere y'uko amusubiza aramubaza ati ariko hari ikintu ufite mu rugo? Ni kenshi dusoma muri Bibiliya ugasanga hari ibitangaza Imana yagiye ikora, ariko mbere yo gukora icyo gitangaza ukabona hari ikintu Imana yahereyeho, ukavuga ngo ufite iki? Niko yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Imana yabajije Mose ikavuga ngo Mose ngo ufite iki mu ntoki zawe? Ati suretse inkoni ni iki kintu mfite. Uyu mupfakazi rero yari afite utuvuta mu gaherezo. Nta nubwo Bibiliya ivuga yuko ari imperezo, ngo ni agaherezo.
tuvuta duke cyane mu gaherezo. Muri make nawe ntiyabonaga yuko hari icyo dushobora kumara, twari utuntu dusuzuguritse cyane. Ariko isomo twakuramo aha ngaha ni uko icyo yari afite mu rugo, icyo gito giciriritse cyane cy'igiciro kigayitse, nicyo Imana yahereyeho kugira ngo imufashe gukemura ikibazo. Elisa amuha kondisiyo, aramubwira ati genda ujye gutira ibikoresho kandi ntutire bikeya, kuko uwo wagannye, Imana waje gusanga, Imana waje kugisha inama, ni umutunzi. Ifeza n'izahabu ni ibyayo, ngo n'inyamaswa z'ibirarashyamba nazo ni izayo. Ntutire bikeya, ujye mu baturanyi. Ariko aha nabwo nakuyemo irindi somo pastor, buriya kuba uyu mupfakazi n'abana baratinyutse kujya mu baturanyi, bari inyangamugayo cyane, babanaga neza n'abaturanyi, kuko ntibari gutinyuka. Bashobora kuba bo batari baraguye muri wa mutego wo kujya gufata indi myenda kugira ngo bajye kwishyura uriya mwenda. Ukubona byanze bagatangira gufatafata hirya no hino, bagatangira guhunga abantu. Ikindi cyanshimishije muri iyi nkuru ubwo mwayisomaga, urabona ko uyu mupfakazi ntabwo yashyize muri logique ngo ajye gushyira mu nyurabwenge, niko tubyita, ajye bisesengura akoresheje ubwenge bwe, yibaza atari ko turiya tuvuta duke mu gaherezo bihuriye no kujya gutira ibikoresho byinshi mu baturanyi, kandi ngatira byinshi. Urumva, ntabwo we yarizeye, arumvira. Ibyo bintu ni nabyo byamuviriyemo kubona igitangaza kidasanzwe. Ntabwo yaburanye nka rwa rundi rwa Namani wari ubembye, bamubwira ngo namanuke muri Yorodani, agatangira akavuga ati se iwacu inzuzi nziza z'amazi meza zari zihari, kuki utambwiye ngo njye muzi iwacu ukaza kumbwira ngo njye muri Yorodani isa gutya. Hari ukuntu akenshi dusanga Imana, ariko ugasanga wowe wamaze kwicira umurongo, wamaze kumva uburyo byanyuramo, wamaze kumva inzira byacamo ngo bikemuke, akaba ariyo ushaka, ugasa n'ushaka gufata Imana ngo ijye mu mugambi wawe, aho kugira ngo wowe winjire mu mugambi w'Imana, aho kubahiriza ijambo ry'Imana iri gusaba. Uyu mupfakazi we rero ntabwo yigeze ashyira muri ibyo bintu byo gusesenguza ubwenge. Yaragiye atira ibikoresho kandi byinshi, n'abahungu be bamufashije, ku buryo ngira ngo aho babashaga kugera hose barahageze, nubwo Bibiliya itagaragaza. Uvuze kuri iki cyo kumvira no kumva, nibuka hari n'abajya basoma mu ijambo ry'Imana, yasanga ari musaba gutanga icya 10 n'amaturo, akavuga ati ngewe ati ndaba ndi mu bibazo, nabuze nayo ngira, nabuzayo nishyura, nabuzayo ngo ninjye gutanga, nubwo atari yo topic y'uyu munsi. Cyangwa akakiguriza, akaba yigurije nk'icyo cya 10, akavuga ati mu by'ukuri ntabwo turi kwigisha icya 10, tuzagira igihe cyabyo, ariko twese abemera Imana tuzi ko ntabwo Imana ikenya amafaranga, ahubwo icyo kintu irashaka kumva no kumvira, no kuzirikana ineza yayo, no kuzirikana ko ibyo dufite byose natwe ubwacu turi abayo, ariyo tubikomoraho. Aho rero iyo ugeze aho ngaho ugashyira mu nyurabwenge, avuga utari ko ndatanga icya 10 cy'ibihumbi 5, kandi hari umuntu mbereyemo ibihumbi 10, wakiguriza nkabanza nkamwishyura, noneho nkazaba nishyura Imana nyuma. Uyu mukecuru, uyu mupfakazi, ntabwo ariko yabigenje. Atira ibikoresho, bigeze aho ngaho mu rugo, noneho ka gaherezo karimo twatuvuta niko yafashe, akajya ajya ku ngunguru, akavaho wenda batiriye n'amabase nayo agasuka, na sterine nazo agasukamo zikuzura, wenda bari bafite n'indobo. Ubwo yahereye ku bye yari asanganywe, ajya no ku by'abaturanyi, byose akajya asuka, akabona biruzuye. Niba nanjye kuvuga ngo niba yagiye mu mwuka, ngira ngo ibyinshi yabikoze mu busabane n'Imana, nta kindi ari kurebaho, kuko ubundi mu bwenge busanzwe ntabwo ushobora gufata ijage irimo utuvuta dukeya ngo usuke mu ngunguru ubone iruzuye wongere ufate n'iyindi. Abikora kubwo kumvira. Twatuvuta twe dukeya nitwo twatubutse, tumwishyurira umwenda, kandi Bibiliya yanatubwiye ngo twamuhaye no kuzagira ejo hazaza heza cyane. Ni wo murongo twasorejeho wa 7, ngo ibintu byose bimaze kuzura, ahamagaye umuhungu we ngo amuzanire ibindi, amubwiye ati nta kindi gisigaye,
yasanze umukozi w'Imana arongera ajya kumubaza ati mbigenze ati amavuta yaruzuye ati ahantu hose aruzuye undi aramubwira ati genda ugurishe noneho numara kugurisha wishyura umwenda wawe nurangiza nasigaye gutunge n'abana bawe ubuzima bwose. Mu yindi versiyo iyo usomye mu rundi rurimi bigaragaza yuko ariya yasigaye ngo azaba ahagije kugutunga n'abana bawe mu gihe musigaje kubaho mu buzima bwanyu musigaje ku isi. Mu yandi magambo kagaherezo katangiye ari agaherezo ni nk'agakombe n'agakoroboyi k'amavuta byarangiye kavuyemo uruganda rw'amavuta rumuhindukiramo ubutunzi buzamutunga kugeza apfuye. Ari nacyo tukangurira abantu. Izi ni principe tuvana mu ijambo ry'Imana. Hanze hari n'ukuntu babyigisha ibyo gukorana n'iby'inguzanyo n'ibindi, no hanze barabyiga n'abatemera Imana, ariko impamvu tubizana ahangaha tukabirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana nuko twemera ko ari Imana ishobora byose. Ni Imana iduha n'ibyo dufite, ni Imana ifite ibihagije byo kukumara ubukene bwawe. Uyu mupfakazi ni urugero rwiza rw'umuntu wari mu bibazo agashaka Imana, wari mu bibazo by'umwenda ashaka Imana. Ari nayo ntambwe ya nyuma twasorejeho, turimo tubaha urutonde rw'intambwe umuntu ashobora gutera kugira ngo asohoke mu myenda. Gushaka Imana ukayisanga uyizeye, wizera nuko inashobora byose. Inashobora byose kukugirira neza, kwagura ibyawe, kwagura imbago, guhera kuri duke ufite ikatubyazamo binini, kuko yo ni Imana ishobora byose. Wowe dukurikiye turagira ngo muri iri jambo ukuremo yuko Imana ifite umugambi wo kukwagura, ariko irashaka ko utera intambwe yo kwizera ko bishoboka, ukemera ko bishoboka. Birashoboka ko wava muri iyo myenda y'umurengera, birashoboka yuko wagira indi miryango ikuzanira ubutunzi mu muryango, birashoboka yuko abo bana uri kubona bigoranye bashobora kongera bakiga neza, birashoboka yuko iyo mibereho yari ibaremereye mu rugo ishobora guhinduka, kuko Imana niyo yaturemye. Buriya turi umushinga w'Imana, ntabwo rero nyiri umushinga yakwemera ko umushinga w'uhomba abireba. Wowe urasabwa gusa kwizera ko bishoboka, ukumvira inama, ugakora ibikureba, ubundi Imana nayo igakora ibyayo. Buriya mvuga ku kintu cyo kumvira pasiteri, hari ubwo tujya dutekereza yuko kumvira kwacu cyangwa kutumvira hari icyo bikora ku Mana. Buriya Imana ifite ubumana bwayo cyane. Imana ni Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe, izi ibintu byose, y'iteka ryose, idahinduka, idukunda urukundo ruhoraho iminsi yose. Kumvira kwawe no kutumvira ntacyo bishobora guhindura ku bumana bw'Imana, ahubwo bigira ingaruka ku musaruro uvamo ku ruhande rwawe cyane. Rero abadukurikiye murabyumva yuko Imana yashoboraga no gukoresha ubundi buryo bundi bushoboka, igafasha uriya mupfakazi kwivana muri uriya mwenda, ariko yashimye gukoresha bikeya yari afite. Yashimye kugendera kumusaba kugenda uko imbaraga ze zingana, nk'uko yabwiye Gideyoni, ubundi ibindi bisigaye byose Imana ikabyikorera. Rero Imana yakoresheje biriya bike yavuze ko afite kugira ngo imwigaragarize. Rero nawe izere ko n'uyu munsi yabikorera udukurikiye uri muri kibazo nk'iki ngiki. Mu byo ufite, uko byaba byoroheje, uko byaba bigayitse kose, Imana irabishobora kubikoresha kugira ngo ikuvane mu kibazo uri muri uyu munsi. Ko yabikoreye umupfakazi wo kwa Elisa twasomye muri Bibiliya, niko nawe yabigukorera. Mu kanya twarimo twumva abakunzi bacu, twari twabahaye na nimero boherezaho ubutumwa bugufi. Hari umuntu wanshimishije, abenshi bashimiye, ariko hari umuntu utubwiye, ndumva aribwo nasoma bwonyine, abandi bagiye bashima. Yavuze ko Yesu ashimwe, nitwa Jado, ndi Rwamagana, narabitangiye, ubu ndabura 280 ngo nsoze mu nsengero, ariko urumva ko yabitangiye. Kuri Jado rwose Imana imuha umugisha ko yumvise nawe akumvira mu bo dusengera ngo Imana ishoboze nawe arimo, kandi urumva ko ibisigaye n'ibyo bisigaye Imana izagushoboza ubibone hanyuma ugire. Abandi bagiye bashimira, ndabona nabo batandukanye bagiye badushimira, n'ukuri nabo natwe tubasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha.
iyo mubanye natwe tukagira twababwira mukabyumva mukabishyira mu bikorwa mukanatubwira ko bikora. iyo muduhamagaye mudushimira twumva ko turi kumwe namwe, twumva ko ibyo turimo tuganira hari abo birimo bigira umumaro, natwe bikadutera umwete. Imana ibaha umugisha. Pastor, nk'uko twabigiye tubivugaho ubushize, wenda mbere yuko dusenga dusoza, tuhora twibutsa abantu badukurikira muri iki kiganiro ko ntabwo ari ukugira ngo tubongerere ubumenyi, kuko ubu bumenyi hari n'abashobora no kubwiga no mu mashuri n'ahandi ariko ntibubagirire umumaro. Icyo dushaka ni uko buri hame ryose uzajya wumva rishobora kugufasha uhera kurishyira mu bikorwa. Noneho ahubwo ubutaha mukajya muduha ubuhamya mutubwira ngo twagerageje iki n'iki dore umusaruro wavuyemo. Nibyo bizadukomeza kudufasha gutera imbere, kandi twavuze ko iterambere ry'igihugu rirambye buri gihe rihera ku iterambere ry'umuntu ku giti cye, kandi rikubakira ku iterambere rirambye ry'umuryango. Turimo tugana ku musozo, reka dushimire abantu batandukanye babanye natwe, abatanze ibitekerezo. Hari ababanye natwe ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, turabashimira. Imana ibaha umugisha. Cyane cyane nk'uko nabivugaga, iyo muduhaye ubuhamya bw'uburyo byagiye bibafasha mu buzima bwanyu, natwe bitwongeramo imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo no kuwusengera. Mu gusoza rero, numva twabwira umuntu wamaze kwisanga mu isayo y'inguzanyo z'umurengera yuko hakiriho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro ko yayisohokamo. Guhora mu nguzanyo ukajya uguza umwe kugira ngo wishyure uriya, ukajya uguza kugira ngo wishyure uriya, bukaza no kwisanga noneho ugeze aho utakibasha kubona inzira, ntabwo ari umugisha. Guhora mu nguzanyo ntabwo ari umugisha. Twarabibabwiye muri Bibiliya, twarabisomye, twababwiye ko ushobora kuyifata ijyanye na ushobora gufata inguzanyo nziza. Twabigarutseho na mugenzi wanjye Pascal yabivuzeho tugitangira ikiganiro. Uramutse ufashe inguzanyo, ikwiye kuba ari ya nguzanyo wateguye neza, uzi naho ugiye kuzabyara umusaruro, uzi n'uburyo uzayishyura. Ariko niba uri muri aba ngaba turimo kuvuga bari mu isabe y'imyenda, ni ngombwa rwose gufata gahunda yo kuyisohokamo, bashyira mu bikorwa ziriya ngamba twagiye tugarukaho. Murakoze rero, reka tubashimire dusoza tubibutsa ko n'ubundi impamvu tuganira kuri ibi ngibi ni uko twifuza iterambere ku bantu ku giti cyabo, kuri mwebwe mudukurikiye. Ni uko twifuza kandi tuzi neza ko iyo rihereye ku muntu umwe rihinduka iry'umuryango mu minsi mike, ubundi rikaba iry'igihugu. Iyo imiryango yiteje imbere n'igihugu niho gihera gitera imbere. Reka dusenga Imana dusoza. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushima ko turemye kugira ngo tugire umudendezo, kandi Yesu aravuze ngo tugire ubugingo ndetse bwinshi. Tukiri hano ku isi duhura n'ibibazo bitandukanye, tugerageza mu buzima bwa hano ku isi, tugerageza ibintu bitandukanye. Turagusaba umugisha wawe muri buri ntambwe dutera. Kuba dukurikiye bose turabasengeye ngo bagire neza. Bamaze kwisanga muri isayo y'amadeni abagoye, turabasengeye kugira ngo bashoboze, umurikire ubwenge bwabo, umurikire intambwe zabo, nibabasha gutera intambwe bakava aho bari uyu munsi bakagera aho babasha kwigenga ku bihembo bakorera, kwigenga mu mafaranga yabo, bakiteza imbere. Bazagushima, niko mbitekereza. Natwe tuzagushima uko tuzajya twumva ubuhamya bwabo wafashije unakoresheje izi nama tuba twungurana aha ngaha. Urakoze, komeza tugirire neza. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi.
erega roho nzima itura mu mubiri muzima. niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye, agatanga umusaruro mwiza ku mana no mu isi. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.